Calvin yambara neza cyane, aba afite rero agomba kujyanamo na Nicole umukunzi we, ahita rero ajya iwabo wa Nicole kumureba kugira ngo nyine bajye muri iki kirori. Aragenda akaba yicaye muri salo, maze Nicole akitegura vuba cyane. Ahita aza muri salo rero maze akabwira Calvin ati nashoje kwitegura rwose ubu twagenda. Calvin rero amureba ahereye ku kirenge maze akageza ku mutwe ati jyewe rero uko mbibona ndabona rwose utashoje kwitegura. Naho Nicole ati nashoje rwose. Calvin atumva ntabwo dushobora kujyana rwose wambaye iyo kanzu, genda uhindure, genda wambare ya kanzu nakuguriye mu cyumweru gishize. Naho Nicole ati ariko nakubwiye rwose ko iriya kanzu ntigeze nyikunda. Calvin ati ariko kuva ryari rwose wambara nk'abamodo, genda wambare iriya kanzu niyo nziza rwose ni nayo ikubereye. Muri aka kanya rero Nicole yari yambaye nyine agakanzu kamwegereye kagufi kandi kagera hejuru y'amavi, nyine ubona kagaragaza imiterere ye. Nicole rero rwose Calvin batifuzaga, yifuzaga ko uyu mukobwa yambara ikanzu ndende imukwiriye nyine. Nicole aramubwira ati ariko nizere ko rwose uri kwikinira udakomeje, ubwo kurabona najya guhindura bikemera. Tekereza nawe umwanya bimfata kugira ngo mbone ikanzu, mbone amaherena bijyanye, isakoshi n'inkweto, noneho nyine nanasokoza bijyanye n'iyo kanzu. Ubu se ko kurabona uwo mwanya nawubona? Calvin ati ahubwo jyewe mbaye ndi wowe naba nagiye kare, nkaba natangiye guhindura kubera ko ufite iminota 5 gusa. Reka ahubwo njye kuba ngutegerereje mu modoka, gira vuba nyine uransangayo. Ahita anisohokera maze rwose noneho Nicole akabona ko ibintu bikaze, ahita asubira mu cyumba maze agasanga mama we nyine yarari gusasa icyumba. Ahita amubaza ati kugarutse? Naho Nicole ati mama ntabwo ushobora kubyumva, wakwemera ko Calvin ambwiye ngo ninze guhindura ngo iyi myenda nambaye ngo arashaka ko nambara imwe muri ya makanzu yanguriye mu cyumweru gishize? Naho mama wa Nicole ahita amubwira ati ariko rwose niba ushaka nyine kumushimisha fata ikanzu imwe muri yo yakuguriye, kuko nyine yazikuguriye atekereza ko uzahitamo imwe kuri uyu munsi w'iki kirori cye rwose amaze iminsi yitegura, maze ukaba ariyo wambara. Sinumva kandi ikigoye kirimo, ikanzu se ubwo urumva ari ikibazo? Yambare rwose ubundi mugende. Naho Nicole ati ariko rwose Calvin arikunda cyane, ntabwo ajya yumva igitekerezo cyanjye. Abakivuga ibi rero telefone ye ikaba irasonnye, arebamo maze akabona ni Breezy. Uyu nawe ni uwundi musore umutereta, gusa nyine uyu musore we ni umukene cyane, nta mafaranga rwose habe na makeya yifitiye. Breezy rero ahita amubwira ati Nicole mukobwa mwiza, umukobwa nkunda, umukobwa ubarusha ubwiza bose. Maze Nicole agahita atangira kumwenyura nyine kubera amagambo uyu musore aba atangiye amubwira. Breezy rero ahita amubaza ati umeze ute? Naho Nicole ati meze neza. Breezy ati ntabwo rwose umeze neza habe na gatoya, nabyumvise. Nicole atubibwiwe n'iki? Breezy ati ndakuzi cyane, urabizi tumaranye imyaka myinshi, ijwi ryawe rero iyo utishimye mba ryumva cyane rwose. Mbwira ahubwo ninde wakubangamiye, ko rwose ntaba nifuza ko umukunzi wanjye ashobora kumara n'umunota umwe atishimye. Naho Nicole ati nta kibazo umeze neza, ahubwo nyine mbwira icyo wari ugiye kumbwira. Breezy ati ubu ngubu nyine ndi ku kazi, ati ndakora cyane, ati ndakora ijoro n'amanywa kubera yuko ndifuza nyine kubona amafaranga maze nkazakugira uwanjye mu buryo bwose, nkaguhabwa n'ababyeyi, nkaguhabwa n'amategeko, ndetse rwose nkanaguha buri cyose ukeneye. Nanone rero Nicole arongera akamwenyura ati ariko rwose nawe ujya unshimisha neza. Ati none se hantu wari uherutse kudepoza byagenze bite? Breezy ati naho nyine ntabwo baransubiza, gusa sinjya ncika intege, mba nkora nyine ibyo mbonye, utwo turaka twose ndadukora kuko nkeneye amafaranga cyane, nkeneye rwose kwita ku mukunzi wanjye mu buryo ubwo aribwo bwose. Basezeranaho rero maze Breezy agahita abwira Nicole ati unsuhurize mama wawe. Naho rero mama wa Nicole rwose utabukunda uyu musore ahita abwira Nicole ati ariko kuri gutinda kuri telefone wibagiwe ko hari umuntu ugutegereje ngo mujye mu kirori. Nicole nyine ahita akupa vuba kugira ngo Breezy atumve ibi bintu mama waba avuze. Nicole rero ahita ahindura imyenda maze agasohoka, agera hanze agahita asanga Calvin ntawe uhari. Areba hirya no hino maze akabona rwose imodoka ye ntayo ari kubona.
afata telefone rero akamuhamagara ati uri he ko ntari kukureba, naho Calvin ati nagiye rwose ngeze kure. Nicole ati ariko urabizi ko wari wambwiye kujya guhindura imyenda? Calvin ati ariko naguhaye iminota 5 gusa, none dore hamaze kurengaho iminota 25 kubera ukuntu nzi kwihangana nongeyeho n'indi 5 maze rwose ndakubura. Nicole ati kata imodoka vuba ugaruke maze untware. Calvin ati ntabwo ngaruka rwose kuko nageze kure. Nicole ati none se ubwo ndakwirwa n'icyayi kirori cyabereye? Naho Calvin ati nta kirori rwose gihari uyu munsi kuri wowe, ahubwo nyine kata usubire mu rugo ubundi unatekereza ukuntu uri buza kunsaba imbabazi kubera ukuntu witwaye nabi. Ahita anikopera telefone ati ngaho nyine bayi umunsi mwiza. Nicole ahita yumirwa ati ntumbwire ko uyu musore ankubye, ariko se kuko noneho rwose uyu we ni nyabaki, ndumiwe. Asubira mu rugo rero umujinya wamurenze kubera ukuntu uyu musore aba yamutesheje umwanya rwose, aragenda akicara muri salo maze umujinya ukamwica, abura ikintu akora akabura icyo afata n'icyo areka. Ku mugoroba rero Burizi ava ku kazi dore ko rwose aba yiriwe mu kiyede, aba ananiwe bikabije. Agera mu rugo rero maze yajya kwinjira agahita asanga imbere y'urugi rwabo hari udukweto tw'umukobwa, aratwitegereza maze agahita atangira kwibaza ati rwose nizere yuko wa musore tubana atongeye kuzana umukobwa kandi. Arakomanga maze uyu musore babana agahita asohoka rero ibyo nzu byamurenze, maze agahita ahagarara mu muryango amaboko akayafatisha ku mpande zombi z'umuryango. Burizi rero ashaka kwinjira maze uyu musore agahita amubwira ati hoya ntabwo rwose uri bwinjire urihangana nyine. Naho Burizi atari ku mundi nkwibarize ko ari igihe nabyutse njya ku kazi wowe ugasigara hano kubera iki mbona uri kubira ibyunzwe biruta ibyo ngewe nakabaye ndi kubira. Naho uyu musore ati n'ubundi nyine ndi mu kazi urihangana nk'amasaha 2. Burizi ati rwose nawe waba ukabije, ndananiwe cyane ndifuza kuruhuka. Uyu musore ati nyine ubu uraryama kuri ako gatebe kari aho hanze, ihangane. Ahita yongera kwinjira mu nzu maze agafunga. Burizi rero rwose agahinda karamwica. Nyuma y'iminsi mike rero Nicole aba yiyicariye mu cyumba cye, mama we yinjira mu cyumba ari kugenda abyina ati mbega mesaje nziza, nta kintu kiryoha nko kwakira mesaje y'amafaranga. Ari kugenda abyina. Naho Nicole ati mama ko wishimye cyane, iyo mesaje y'amafaranga uri kuvuga ivuye kuri nde? Naho mama wa Nicole ati hari undi se, ivuye kuri Calvin nyine, anyoherereje ibihumbi 500 byose. Nicole ati kubera iki rero akoherereje amafaranga? Naho mama wa Nicole ati nyine birashoboka ko rwose ari bwo buryo bwe bwo gusaba imbabazi, ahubwo nyine umushimirire umubwire ko rwose yakoze. Nicole ati ntabwo namuhamagara kubera yuko kuva cya gihe yampinduza imyenda inshuro zingahe zose yarangiza akansiga, ntabwo rwose nongeye kumuvugisha. Mama ati hoya ntumbwire ko utigeze umusaba imbabazi ko wamwitwayeho nabi. Nicole ati ari njye musaba imbabazi se cyangwa ahubwo niwe wagombaga kuzinsaba? Mama ati ariko we urabona ko nyine azisabye, ubu rwose iyi mesaje nta kindi ivuze. Naho Nicole ati njye nkeneye ko bivuga n'umunwa we akambwira ko nyine ansabye imbabazi kubera ko rwose yambangamiye. Mama rero wa Nicole ati ariko ntabwo rwose uzi yuko abagabo batajya basaba imbabazi ngo babivugishe n'umunwa wabo, ibyo ntabwo urabimenya? Naho Nicole ati ariko ubundi mama kubera iki ukunda kujya ku ruhande rwa Calvin buri munsi? Mama wa Nicole ati ntajya ku ruhande rwe, ntabwo subizi ko tubayeho kubera uriya musore niwe uduha ibintu byose dukenera hano, niwe uduha amafaranga yose dukoresha. Urabona ko nta kazi ufite, nanjye simfite ahandi hantu nakura amafaranga kuva papa wawe yapfa. Ni gute rero ntajya ku ruhande rwe? Uriya musore nyine niwe utugize. Sinumva rero ahubwo ukuntu udakwiye no kumwitwaraho neza, ukwiye rwose kujya uca bugufi ukamwitwaraho neza cyane. Nicole ati ariko mama kuba rwose adufasha ndabyumva, ariko nanone ntabwo bivuze yuko ndi umutungo we agomba gukoresha uko ashaka. Umunsi wakurikiye rero
Burizi aba yicaye mu cyumba ari kumwe nyine na wa musore babana, maze agatangira agatekereza rwose ibitekerezo bikajya kure. Uyu musore rero aramubaza ati uri gutekereza iki ko ndeba wagira ngo ntabwo uri hano? Burizi ati ahubwo ndagira ngo ungire inama, ni iyihe mpano nziza cyane umuntu yaha umukunzi we akunda cyane, impano yamushimisha? Uyu musore ati ariko ibyo biroroshye, wamugurira inzu, wamusohokana ukamujyana Dubai, cyangwa se ukamugurira iPhone igezweho ubu ngubu. Burizi rero ahita yumva ko nyine uyu musore ari kumuvugiraho nyine ukuntu, kuko Burizi nta mafaranga aba afite birumvikana. Naho Burizi ati ariko waretse ibyo koko, wowe uyobewe ubushobozi bwanjye, ndi kukubaza nawe ukambwira ibintu bidashoboka gusa. Naho rero uyu musore ati none urumva wifuza guha umukobwa impano kandi nta bushobozi ufite? Urabura gufata ayo mafaranga tukayaguramo umuceri n'ibishyimbo tukarya, nawe ngo urashaka kuyahamo umukobwa impano? Burizi ati ariko ni ukuri hashize igihe kinini cyane nta kintu na kimwe mpa Nicole, kandi Nicole ni inshuti yanjye yo mu bwana. Rero rwose ntagize ikintu nkora kugira ngo amenye ko nkimutekereza, ashobora kugira ngo rwose naramwibagiwe kandi ndamukunda cyane, rero nifuza rwose kugira ikintu namuha. Naho uyu musore ati komeza rwose wipase muremure, njyewe nta n'amayinite mfite, naho wowe uri gutekereza ibyo guha impano umukobwa? Abakivuga amayinite rero, maze Burizi agahita abitekerezaho ati ariko ahubwo nshobora kugura wa mugana amayinite maze nkayoherereza umukunzi wanjye, ndakeka nyine nabyo byamushimisha. Mama rero wa Nicole amubwira ko rwose agomba kujya gusaba imbabazi uko byagenda kose. Arabyemera rero maze akajya kureba Calvin, aragenda agakomanga. Calvin rero aramufungurira, maze Nicole agahita amubaza atumeze ute? Naho Calvin ati meze neza. Nicole ati none se cya kirori cyagenze gute? Calvin ahita atangira guseka atumva warahombye rwose kuba utaraje, kiriya kirori cyari kiryoshye cyane, mbese narishimishije bishira kera. Nicole ati kuba ntaraje cyangwa ahubwo kuba waransize? Naho Calvin ati ariko ni wowe rwose wabigizemo uruhare maze uratinda. Nicole ati ariko nabikubwiye ko guhindura imyenda rwose bingora. Calvin ati ubwo ni amahoro, kubera yuko rwose wamaze kumenya uko nteye, ubutaha uzubahiriza igihe ndabizi neza. Abakivuga ibi rero, maze message ikaba iravuze muri telefone ya Nicole. Nicole areba iyi message maze kwihangana bikamunanira, agahita amwenyura. Ababonye nyine ya message Burizi abamwoherereje y'amayinite ibimushimishije, maze rwose kwihangana bikanga bikamugaragaraho mu maso. Calvin rero ahita amubaza ati mbwira ninde muntu wari ukwandikiye? Nicole ati ni umushuti wanjye wari unyohereje message, gusa rwose ntabwo ari byo gutindaho. Naho rero Calvin ahita arakara agatangira kumubwira nabi ati naho rero njya nkubwira ko rwose utajya unyubaha, njye nawe turi kuganira, ariko kubera ko nyine message y'inshuti yawe ije, ikiganiro uhise ugicimbura maze ujya kwisomera message. Nicole ahita aca bugufi maze akamubwira ati mumbabarire rwose ntabwo bizongera. Calvin ati ukwiye nyine kubisabira imbabazi kubera ko rwose uri umunyamakosa. Ubwo kandi ahita yivumbura akagenda akicara mu ntebe agafata mashine ye maze agatangira rwose kwirebera muri mashine. Nyuma y'iminota mike rero uyu mushuti wa Burizi ahita amubaza ati none se shi wawe ntaraguhamagara ngo akubwire ko amayinite yamugezeho? Naho Burizi ati hoya ntabwo yarampamagara, ahubwo n'ubundi reka mwihamagarire kuko rwose ntabwo nifuza yuko ari buze kumpamagaza amayinite namuhaye nk'impano. Uyu mushuti ati nyamara rwose naho ngaho ugirira ubwenge buke, kubera iki se utarindira maze akaba ari uguhamagara agushimira? Nyamara rwose wigira umuhungu uzi gukunda cyane, ni nayo mpamvu nyine ufite umukunzi umwe, kandi rwose ibyo ngibyo ntacyo byakugezaho. Naho Burizi ati ntabwo rwose we wabyumva, nkunda Nicole cyane, ntabwo kandi namutendeka, njye urega ibyo bintu byawe ubamo rwose byo gukunda abakobwa benshi ntabwo nabishobora. Uriya mukobwa niwe nakunze wenyine kuva mu bwana bwacu kugeza ubu ngubu, gusa ahubwo ndashaka nyine gukorera amafaranga maze nkazajya muha ibyo akeneye byose nyine nk'umukunzi wanjye nkamwitaho.
Burizi rero afata telefone maze agahamagara Nicole, ariko Nicole ntabwo yitaba kubera ko nyine telefone ntabwo iba imwegereye. Nicole rero we ajya muri salo maze akongera akajya kureba nyine Calvin. Aramubwira ati rero sheri, hari nyine ikintu nashakaga kukubwira kandi cy'ingenzi. Hari umushuti wanjye ufite nyine iduka ricuruza imisatsi y'abadamu, ubwo nyine ni amaperike ndetse n'amaplante. Yari yanyemereye kumpa akazi ko kuba nyine namucururiza. Amafaranga yigo si menshi, ariko nanone biruta rwose kwirirwa nicaye. Calvin ati wowe sheri wanjye ukajya gucururiza umuntu, nta soni biguteye se? Ahubwo ibyo rwose ni ukunsebya, ndumva uri gushaka kumpoza isoni. Urwego ndiho ntabwo ari urw'uko rwose umukunzi wanjye yajya gucururiza umuntu muri ayo maduka aciriritse nk'ayo. Naho Nicole ati ariko ni ukuri ndifuza nyine ko nanjye nagira ikintu ninjiza, kubera ko guhora buri gihe ntegereje ibyo uri bumpe ni ukukugora cyane. Calvin ati urangora se? Wigeze wumva nyine nitotomba ko rwose bimvuna? Nta kintu na kimwe bintwaye, ariko nyine ntacyo ndakubabariye kuri ibyo bitekerezo bibi wari ugize. Ntabwo bishoboka rwose, hamagara uwo mushuti wawe maze umubwire ko bidashoboka. Nicole ati ariko rwose ndambiwe guhora nirirwa nicaye. Calvin ati ihangane nyine, ntabwo rwose gukora byo ntabwo ari ibyawe, kubera yuko ahubwo ngiye kukongerera amafaranga naguhaga. Nisere ko rwose ikibazo gikemutse. Nicole rero biramubabaza, ariko nyine nta yandi mahitamo aba afite. Arataha agataha n'ubundi rwose yababaye. Mama we akimubona ati ko mbona rwose umeze nk'utishimye. Nicole ati sinishimye rwose habe na gatoya. Uzi yuko nabwiye Calvin ko nabonye akazi maze akansamira hejuru akambwira ko rwose ntagomba gukora akazi nka kariya. Naho mama we ati none se hari ikibazo? Ubwo nyine ni uko akwifuriza ibyiza, ntabwo yifuza ko ari kari akazi wakora. Nicole ati ahubwo yambwiye ko nyine azanyongerera n'amafaranga asanzwe ampa. Mama we ati ndumva ngewe ibintu byose uri kumbwira ari amakuru meza, ahubwo ndibaza ikintu cyatumye nyine ubabara bigeze aho ngaho. Nicole ati rero ngewe rwose uriya musore iyo mwitegereje mba mbona ameze nk'umuntu wangushije mu mutego maze rwose akamfatiramo akankomeza. Niyo mpamvu rero atabashaka yuko nkora kugira ngo nyine akomeze angireho uburenganzira busesuye, ndetse rwose nkomeze ngendere munsi y'ibirenge bye. Mama we ati ariko sinumva ko iki ari ikibazo, niba se ibyo dukeneye byose abiduha, ubundi nyine ni iyihe mpamvu rwose ugomba kujya gukora nyine utwo tuzi dusuzuguritse? Nicole rero ahita ajya mu cyumba cye, maze akimara kwicara agahita yumva telefone irasonnye. Ahita rero ayireba maze agasanga ni Burizi uri kumuhamagara. Aramwitaba maze akamubwira ati umbabarire rwose, nakabaye nyine naguhamagaye, gusa nyine natinze rwose kuguhamagara, ariko nyine amayinite wanyoherereje nayabonye kandi wakoze cyane, gusa nyine wigoye rwose ku bwanjye. Burizi rero ahita amwenyura ati urakoze cyane rwose, nawe gushima. Burizi ahita amubwira ati uzabona umwanya ryari ngo uzaze kunsura ahantu mba, kubera yuko ndashaka ko nyine umusore tubana amenye ko nkunda umuntu wa nyawe, kuko we ajya atekereza ko nshobora kuba nkunda nyine umuzimu, kubera ko atarakubona na rimwe. Ajya ambwira ati nyamara umuntu ukunda ashobora kuba rwose atabaho. Nicole rero ahita amwenyura maze akabwira Burizi ati ni ukuri ndaje rwose nshaka umwanya maze nzaze kukureba, tekereza ko kuva waza muri uyu mujyi ntaraza kukureba na rimwe. Burizi ati ni ukuri bishyiremo agatege rwose, kuko rega ndumva nkumbuye no kukureba. Burizi arangira akamubwira ati gusa nyine ndi gukora cyane nk'uko nabikubwiye, ndifuza kuzagira ubushobozi maze ikintu cyose kigurwa n'amafaranga nkazakikugurira nkakiguha. Nicole ahita amubwira ati ni ukuri Imana yo mu ijuru ibyumve kandi rwose izahaze ibyifuzo byawe. Burizi ati amene. Nicole rero aramusezera maze Burizi agahita aryama ku buriri agatangira akisetsa. Yakundaga uyu mukobwa mu buryo butangaje, gusa na
Nicole nawe yakundaga Breezy, buri uko bavuganaga wabonaga rwose ibyishimo biri mu maso ya Nicole, ndetse yabaga yishimiye no kuvugana n'uyu musore. Umunsi wakurikiye rero mama wa Nicole amusanga mu gikoni maze akamubwira ati rero rwose natekereje cyane maze nunguka igitekerezo, ubwo nyine Calvin adashaka yuko ukora uzamwaka amafaranga menshi maze wikorere business yawe kandi nziza. Naho Nicole ati ntacyo rwose ibyo bimbwiye, nta nubwo mbishaka habe na gatoya, sinkeneye kongera gusaba amafaranga Calvin, ibyo aba yakoze biba ari byinshi kandi biba bihagije. Naho mama we ati hoya ntabwo bihagije kubera ko afite ubushobozi kandi aritegura nyine kuba umugabo wawe. Nicole ati ariko njyewe rwose ntabwo mbona ahazaza hanjye na Calvin. Mama we ahita amucecekesha ati ubwo kandi urongeye ugiye kongera uzane ya magambo yawe, mbabarira rwose ibyo bintu wibimbwira. Naho rero Calvin we aba yahamagaye Nicole yamubuze, telefone nyine iri aho mu gikoni ku ruhande batigeze bayumva. Mama wa Nicole rero areba kuri iyi telefone maze agahita abona iri gusona, ahita yitaba maze akaba aramubajije ati Nicole ari he ko nahereye kare muhamagara nkaba namubuze? Mama we ati ari hano imbere yanjye, gusa nyine telefone ntabwo rwose yayumvaga. Bahereza Nicole telefone rero maze Calvin agahita atangira kumutuka ati nta soni ngenda guhamagara izo nshuro zose utari kunyitaba, ariko utekereza ko ari iyihe mpamvu telefone mobile bayise nyine telefone igendanwa, kubera iki wowe utagomba kuyigendana? Naho rero Nicole ati ariko nari ndi mu gikoni nari ndi guteka, telefone rero ntabwo nari nyifite mu ntoki. Uyu musore rero akomeza kumusomera maze Nicole agahita amubwira atumva reka kuvuga amagambo menshi, mbwira icyo wari umpamagariye. Naho rero Calvin ati uravuze ngo ndi kuvuga amagambo menshi? Mbwira rwose ko agasuzuguro kawe karenze. Ahita akupa telefone rero n'umujinya mwinshi yitonganya, maze mama wa Nicole ati bigenze bite ko numva Calvin arakaye cyane? Naho rero Nicole ati mama simpora mbikubwira rwose, Calvin ntabwo ari umugabo w'inzozi zanjye, sinjya nibona mbana nawe kubera yuko ni umusore wikunda, ni umunyamahane cyane, nta na rimwe ajya yumva rwose igitekerezo cyanjye, nta nubwo kandi ajya yumva ko umuntu mu buzima ashobora gukora ikosa. Umugabo ubundi w'inzozi zanjye ni Breezy, niwe rwose wujuje ibintu byose nifuza ku musore waba umugabo wanjye, habuzemo amafaranga gusa. Mama we ati umva nyine aho ubera igicucu, none ko wumva nta mafaranga afite urumva yujuje iki? Nta na kimwe nyine ubwo yujuje, amafaranga ni byose, ntabwo uzi yuko se amafaranga ariyo atuma umuntu abaho? Naho Nicole ati ariko rwose aracyari muto kandi nanjye ndacyari muto, twazakora tukayashaka, gusa nyine niwe rwose nk'umunezero. Mama we ati ceceka sinzongere no kumva uvuga rwose uriya muhungu mu rugo rwanjye. Nyuma y'iminsi mike rero Nicole ahamagara Breezy maze akamubwira ko rwose yifuza kuza kumusura, noneho yabonye umwanya. Bumvikana rero umunsi Nicole azaziraho. Uyu munsi rero Breezy aba yashyushye yiteguye rwose. Nicole amugurira rero utu juice aza kuza kunywa. Breezy rero uyu munsi kandi aba afite nyine ahantu agomba gukora interview y'akazi, arazinduka rero akagenda akayikora maze akavayo. Nicole nawe ari kumuhamagara ati ndi mu nzira rwose, ndi hafi yo kugera aho ndangiye. Breezy rero yihuta ajya mu rugo nyine, maze yagera ku muryango n'ubundi agasanga hari inkweto z'umukobwa, ahita avuga ati ubu wa musore tubana rwose yongeye kandi kuzana abandi bakobwa, ariko uriya musore ubundi afite ikihe kibazo mu mutwe? Arakomanga, wa musore nyine akaba arasohotse ati ihangane rwose ko bangutse ubundi bigenze bite? Breezy ati sinari nakubwiye se ko mfite umushyitsi, isheri wanjye rwose aje kunsura. Naho uyu musore ati ihangane kubera ko ndacyabura rwose nk'amasaha 3 kugira ngo mboneke. Abakiri kuvuga ibi rero maze Breezy agahita yumva umuntu arakomanze, ajya kureba agahita asangana Nicole. Arishima cyane akimukubita amaso maze akamuhobera akamuterura akamureba mu maso ati nari ngukumbuye cyane, hari hashize igihe kinini cyane.
Nicole nawe ati nanjye nari ngukumbuye. Buriza ati wabaye mwiza cyane, nta hantu rwose uhuriye n'uko wari umeze kera ukiba mu cyaro. Nicole ati nawe warakuze, wabaye umusore nyine rwose, biragaragara ko nawe wabaye nyine bogari. Aba rero baba bari bamaze igihe kinini rwose batabonana, ahubwo bavugana kuri telefone gusa. Buriza rero ahita yereka nyine Nicole ahantu ho kwicara, ni agatebe kaba kari hanze. Nicole rero ahita amubaza ati ntabwo se ushaka kunjyana mu nzu, ntushaka ko ndi bubone mu nzu ubamo? Naho Buriza ati uranyihanganira kubera ko umusheri w'umusore tubana yaje kumusura, rero urumva nyine bari busy ntabwo twabasha kuganirirayo. Nicole ati nta kibazo rwose ntuhangayike, ati reka twicarire hano n'ubundi tube twifatira n'akayaga. Buriza ati ni ukuri nari ngukumbuye cyane, ndabona rwose ukeye. Batangira kuganira maze Buriza agahita amubwira ati ahubwo twavuze nibagirwa kukwakira, gusa nyine nakuguriye akaji ariko karashyushye, ntabwo rwose gakonje kuko nta firigo tugira. Nicole atumva uko yaba imeze kose ndayinywa, apfa kuba ari wowe uyimpaye, ikintu cyose rwose wampa cyandyohera, ahubwo genda uyinzanire. Buriza rero aragenda maze agakomanga, wa musore arongera agasohoka. Buriza atumva genda undebere fanta, undebere akaji nateretse iruhande rw'igitanda maze ukampereze. Uyu musore ahita abwira Buriza ati urihangana rwose, ji zose wazanye nazinyweye kubera yuko nyine nagize icyaka cyinshi, zose ndazinywa. Buriza ahita arakara akenda nko gufata uyu musore mu ijosi, gusa nyine uyu musore nawe ahita yirukira mu nzu akongera agahita afunga. Buriza rero agaruka rwose ubona adafite ikintu ari buze kubwira Nicole. Nicole ati kutayizanye, naho Buriza ati umbabarire nsanze nyine bayikoresheje, gusa ndakwinginze mbabarira maze njye kuri butike twegeranye njye kugushakira icyo kunywa. Nicole ati hoya byihorere rwose kuko n'ubundi nta kibazo mfite, nari nkwikumburiye, reka twiganirire maze twivugire ibyacu. Nicole rero ahita abaza Buriza ati ahubwo mbwira ko wari wambwiye ko ufite interview uyu munsi, byagenze bite? Naho Buriza ati ntako byagenze rwose, bavuze yuko badakeneye umurisansiye, ahubwo bakeneye nyine umuntu ufite masters, ubwo rero ako kazi nako nakabuze. Nicole rero ahita amubwira ati ariko hari umushuti wanjye ufite rwose kampani y'amakamyo itwara imicanga, afite amakamyo menshi, rero umumanager yari afite yacikanye amafaranga ye maze arigendera, akeneye rero umuntu usimbura uwo nguwo wundi. Naho rero Buriza ahita amubwira ati ariko rwose ako kazi nagakora kubera ko ntabwo ari ubwa mbere naba nkoze akazi nk'ako ngako, ati nagakora kandi nkagakora neza ndetse rwose ngafitemo n'ubumenyi. Nicole ahita amubwira ati ntacyo rero nakwizeza, gusa mbere na mbere nyine ngomba kubanza kuvugana n'uwo nyirayo makamyo maze rwose twumva ko yaguha akazi, gusa nizere ko rwose Imana iri bubidufashemo maze tukakabona. Buriza ati ndabyizeye nanjye Imana ibidufashemo, gusa ni ukuri urakoze rwose no kubw'igitekerezo. Ahita rero ahobera Nicole maze akamubwira ati umukobwa mwiza wanjye, umukunzi wanjye mwiza cyane, nari ngukumbuye cyane. Aba ari kumubwira ko yari amukumbuye inshuro rwose zitabarika, nta nubwo amenya umubare w'inshuro yaba yabimubwiye. Baraganira rero maze Nicole agataha, agera mu rugo agahita abwira mama we umwanzuro yafashe wo gushakira akazi Buriza. Mama we ati kandi wa mukobwa we uri umusazi neza neza, ibyo uzanzanira mba mbona rwose ntazabikira, ubwo se uzabwira Buriza yuko Calvin ari umupfaniki? Naho rero Nicole ati nzamubwira yuko nyine ari umusore unkunda nyine uri aho gusa, maze rwose abyitwaremo neza ubundi nyine mushakira akazi. Mama we ati nyamara rwose uriya musore azagusenyera ahubwo ibintu byose wubatse. Naho Nicole ati hoya Buriza ndamwizeye cyane kandi rwose ni nawe mba numva nifuza ko azaba umugabo w'ubuzima bwanjye. Mama ati ni akazi kawe ndategereje, gusa rwose ibizakubaho uzabyirengere. Nicole rero
ahamagara Calvin maze akamubwira nyine ibi byose, akamubwira yuko hari mubyara we ushaka akazi. Calvin rero aramubwira ati nta kibazo, muzaze tubonane maze rwose mvugane nawe nta kibazo. Buracya rero maze Nicole agahamagara Breezy akamubwira ko nyine Calvin yavuze ko ashaka ko babonana. Aramubwira ati ariko uramenye rwose kugira ngo azaguha akazi ni uko ugomba kuzamubwira kuri mubyara wanjye. Ikindi kandi yigira nkaho nyine antereta, gusa nyine turi inshuti zisanzwe, ariko we kubera ukuntu ankunda yishyizemo rwose ko ndi sheri we. Ubwo rero nubona yigira nkaho nyine dukundana, uzamenye ko rwose ari ibisanzwe, wowe uzakomeze wikarume kuko nibwo buryo bwonyine bwo kugira ngo ubone akazi. Naho Breezy ati nta kibazo rwose nzitwara neza. Buracya rero maze bakajya kureba Calvin. Breezy rero aba yicaye muri salo, maze Nicole akamubwira ati Calvin agiye kuza mubonane, gusa nyine ibintu nakubwiye byose ubyibuke kandi ubizirikane, uramenye rwose utibuza aya mahirwe. Mu kanya gato rero Calvin abaje maze agasuhuza Breezy. Nicole ati dore nyine uyu ni wa mubyara wanjye nakubwiraga, afite rwose ubumenyi mu bintu byerekeranye na management, ntuzagire ikibazo, ntabwo azagutenguha numuha aka kazi. Naho Calvin ati nta kibazo cyatuma mwima aka kazi kuva ari na mubyara wawe, icyizere nyine ubwo ni cyose. Calvin rero ahita atangira kubwira Breezy ati rero mfite amakamyo 10, niyo rwose ugomba nyine kuzajya witaho, ni ukumenya nyine amafaranga yinjije, ukamenya akazi kose yari afite ku munsi, noneho ukanamenya niba nyine amakamyo ameze neza nta kibazo afite kugira ngo tube twayakoresha. Ntabwo ari ibintu bigoye rwose habe na gatoya. Breezy rero ahita amubaza ati akazi se mwakampaye? Naho Calvin ati cyane rwose, ahubwo itegure kugira ngo ejo uzahite utangira akazi. Breezy rero arishima cyane rwose, maze na Nicole bikaba uko nguko. Breezy rero arataha, maze yagera nyine hantu abasanzwe aba, agenda rwose yishimye abwira inkuru nziza wa musore babana ko noneho rwose abonye akazi, ndetse rwose ko bagiye kuzajya abasha kubika amafaranga. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati ibintu uri kumbwira sindi kubyumva, ubu mfite ibibazo byinshi cyane, ndi mu mazi abira rwose. Tekereza yuko abakobwa 2 mubona ateye inda bose bashaka kuza kuba hano, noneho uzi ikintu gitangaje se, nta nubwo ahari aribo bonyine nateye inda, gusa nyine abo bo bafite imiryango ikomeye. Ndatekereza ko rero nibandeka rwose bizambana bibi. Ubwo rero nafashe umwanzuro uko nyine bombi bazaza maze bakaba hano muri iyi nzu. Iyo nzu kandi iba ari icyumba kimwe gusa. Naho rero Breezy ahita abaza uyu musore ati ubwo se abo bakobwa 2 bose batwite bazaza maze tubane muri iyi nzu koko? Uyu musore ahita abwira Breezy ati wowe se nyine ntabwo byumva, wowe nyine ugomba gushaka ahantu ujya kuba, kubera ko ntabwo byashoboka ko twabana muri iyi nzu twese. Breezy ati ariko nta handi hantu mfite urabizi, ni wowe muntu wenyine tuziranye muri uyu mujyi, noneho maze no kubona akazi. Uyu musore ati nyine uzasubire mu cyaro iwanyu, siho wavuye se? Breezy ati kandi maze kukubwira ko maze kubona akazi, ntabwo kano kazi nagahomba kuko ni akazi kazahindura byinshi mu buzima bwanjye. Uyu musore ati birakureba rero, ubwo rwose tangira ubitekerezeho, ndetse rwose nta minsi ufite yo kuba hano. Buracya mu gitondo rero maze umukobwa wa mbere rwose akaza n'amavalise. Muri aka kanya nibwo Breezy abona ko ibintu bikomeye, naho ubundi aba yagize ngo ni buraga rwose uyu musore ari kumubwira. Breezy arahamagara Nicole maze akamubwira ati burya rwose ibyishimo byanjye ntabwo byamaze umwanya munini, ubu ngubu tuvugana ntabwo mfite aho kuba. Amubwira nyine story yose ukuntu imeze, maze Nicole akamubaza ati none se urumva wafashe uwuhe mwanzuro? Naho Breezy ati kubera ko ntashobora gusubira mu cyaro iwacu, ntashobora no guhomba ako kazi, nyine hari ikizu kituzuye kiba muri quartier mbamo, nicyo rwose ngiye kuba mbamo, nzajya ngitahamo mvuye ku kazi, kubera yuko sinakwemera ko rwose niba ari n'abantu bo mu cyaro iwacu banduga bimfata.
Nicole ati ndumva rwose icyo kibazo gikomeye ariko nyine reka tugishakire igisubizo dufatanyije. Bava kuri telefone rero maze Nicole agahita asanga mama we mu cyumba, ahita rero amubwira ati burya rero Brizy akazi yarakabonye ariko ubu rwose aracyafite ikibazo cy'aho kuba, ati none ndagira ngo rwose tube tumucumbikiye muri iyi nzu yacu igihe gitoya abanza akore asevinga amafaranga maze ashaka ahantu ho kuba, ni amezi make rwose yamara hano yaza maze akaba arara mu cyumba cy'abashyitsi. Mama we aramwitegereza maze agaceceka amasegonda makeya ahita amubwira ati umva nkubwire Nicole, nsohokera mu cyumba gira vuba sinshaka kongera kukubona. Nicole ati ariko mama rwose ntabwo nshubije. Mama we ati ndavuze ngo nsohokera mu cyumba cyangwa mbanze ngo kubite ayo matwi abanze ajye yumva neza. Nicole rero abona mama we arakaye cyane maze agasohoka, naho mama we asigara yitotomba ati ariko rwose uyu mukobwa ntabwo nzi ikintu namukorera, nibaza niba uriya mutwe we urimo ubwenge cyangwa barawukuyemo hagasigara umutwe wonyine bikanyobera. Nicole rero aragenda akajya mu cyumba maze rwose agatekereza ikintu yakora ariko akumva ntacyo, ahita afata umwanzuro rero ko byanze bikunze rwose agomba guha icumbi Brizy. Asubira rero kureba mama we maze agahita amubwira atumva rero nkubwire, burya rwose nagusabaga uburenganzira kubera nyine kukubaha, gusa nta burenganzira nanone ufite bwo kumbuza gukora icyo nshaka muri iyi nzu, kuko iyi nzu yishyurwa na sheri wanjye kandi ayishyura kubera njyewe, ndamutse ndahari ntabwo rwose yayishyura. Ubwo rero umwanzuro nawufashe byarangiye, Brizy agomba kuza hano akahamara iminsi. Naho rero mama we ahita acisha make nyine maze agahita amubwira ati reka rwose mwana wanjye impamvu ndi kubikubuza sinshaka rwose ko ubana n'umugabo mu nzu imwe. Naho Nicole ati ariko uwo mugabo uri kuvuga n'ubundi niwe mugabo wanjye w'ahazaza, uriya rwose niwe tuzabana byanze bikunze. Mama we ati none se ubwo uriya musore wundi mukundana aramutse abimenye? Nicole ati ariko uriya namubwiye ko Brizy ari mubyara wanjye ndetse rwose baraziranye, kuba rero Brizy yaza hano urumva ko rwose nta kibazo na kimwe kirimo. Mama we atumva rero nkubwire rwose Nicole, icyo gikuta cy'ibinyoma uri kugenda wubaka umunsi kizatugwira, ndakubwiza ukuri nzaba ndi hariya rwose ndi kukureba uko uzabyitwaramo. Naho Nicole ati hoya nta kintu na kimwe rwose kizaba, nta kidasanzwe na kimwe, ibintu byose biri ku murongo. Ati ikindi kandi nanjye rwose ndi gushaka akazi maze twese tugashaka amafaranga yacu maze tugasigara tutagikeneye rwose ko Calvin hari ikintu adukorera. Icyo gihe rero nibwo rwose nzaba muvuye mu maboko. Nyuma y'iminsi mike rero Nicole ajya gusura Calvin maze akamutegurira amafunguro, gusa nyine mbere yo kuyategura arabanza akamubaza aturifuza gufata y'ayo mafunguro. Calvin ati genda utegure ibyo ushaka. Nicole ati nta kibazo se ntegure umuceri ndetse n'imboga? Nta kibazo. Calvin uba urakungaye cyane rwose ati hoya nta kibazo. Nicole rero agenda agategura maze amafunguro yamara kuboneka agategura ameza. Calvin rero ajya gufata amafunguro maze yafungura agasanga nibyo nyine bateguye. Ati kubera iki wateguye ibi ngibi? Naho Nicole ati ariko nabanje kubikubaza cya gihe nyine wari uri kuri mashine maze umbwira ko nta kibazo. Calvin ati ubwo nyine nari ndangaye, ibyo nakoraga byari byankujije cyane, gusa aya mafunguro ntabwo nayafata, njyewe ndifuza gufata nyine salade ndetse n'ifi. Nicole ati ariko ifi ntayihari, biransaba nyine kubanza kujya guhaha kandi rwose byasaba umwanya kugira ngo mbe maze kubitegura. Calvin ati genda nyine ujye ku isoko ubihahe ibyo ukeneye byose maze rwose uze ubintegurire, ibyo nakubwiye nibyo nifuza gufata. Nicole ati ndakwinginze mbabarira, ndananiwe rwose winsubiza mu gikoni, reka ahubwo ibyo nzabigutegurire ejo. Calvin ahita ahaguruka maze agatangira gusakuza ati ariko kubera ko utajya unyumvira
kubera iki buri gihe amategeko yanjye utajya uyakurikiza? Nakubwiye ngo ndashaka kurya ifi ndetse na salade, sinumva rero ikindi kintu wowe uri kumbwira. Reka rwose nigendere, ariko ndavuze ngo nyuma y'iminota mike cyane ngaruka nsanga amafunguro nifuza ari ku meza, ninjye mugabo muri uru rugo, ninjye utanga amategeko. Sinibaza rero impamvu ibyo mvuze byose ubisuzugura. Kubera iki buri gihe uba ushaka gukora ibyo wishakiye aho gukora ibyo njyewe nshaka? Nicole rero rwose birongera bikamubabaza ukuntu nyine uyu musore aba ari kuvugira hejuru cyane, amubwira nabi nyine bikabije. Buracya rero maze Burizi wari wumvikanye na Nicole ko agomba kuza nyine maze akamuha icumbi. Burizi rero araza maze agasanga mama wa Nicole yicaye muri salo, aramusuhuza ati mama mumeze neza? Naho mama wa Nicole aramwitegereza guhera ku kirenge kugeza ku mutwe, maze agahita yimyoza agahaguruka akigira mu cyumba nta kintu na kimwe amuvugishije. Nicole rero ahita aza maze agasanga Burizi ahagaze muri salo, ahita amuhobera ati ni karibu iwacu. Burizi rero ahita abaza Nicole ati ariko se ubu kuza kuba hano ni igitekerezo cyiza? Naho Nicole ati hoya, ntabwo ari igitekerezo cyiza rwose, ariko nanone nta nubwo ari igitekerezo kibi. Burizi ati ariko kuva atari igitekerezo cyiza ndakeka ko rwose ari kibi. Naho Nicole ati hoya nta kibazo, ngwino rwose ubare iminsi hano maze uzabashe gushaka aho kuba hawe umaze kubona amafaranga. Burizi rero ahita abwira Nicole ati urakoze cyane, gusa nyine nibaza ikintu nzakwitura ariko nkakibura. Nicole ati hoya ntacyo, nta n'impamvu, kubera ko nyine uri uwanjye ngomba kandi kukwitaho. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro, muri ya masaha nyine akuze, saa saba z'ijoro ziba zageze, maze Nicole akajya kumva telefone ye iri gusona, aba aryamye rwose yaranasinziriye, akangurwa nyine n'urusaku rwa telefone. Ahita asanga rero ari Calvin uri kumuhamagara, aritaba ati kumuhamagara aya masaha ubaye iki? Naho Calvin ati wari usinziriye se? Nicole ati cyane, ngaho rwose mbwira ikintu wampamagariraga nkomeze niryamire ndumva ibitotsi ari byinshi. Calvin ati burya rero numvise rwose nkeneye kwishimisha, ndumva nkeneye kwigira mu kirori, ndifuza ko rero twajyana kuko ntabwo nagenda njyenyine. Nicole ati ariko ntabwo byashoboka, reba aho amasaha ageze, ndaryamye ndi mu buriri, urumva kuko nabyuka? Calvin ati cyane rwose, uri kwigira nkaho ejo mu gitondo ufite akazi? Nta kazi ufite rwose, byuka, ntabwo nakwijyana, byuka tujyane. Nicole ati ubuse waretse koko tukabishyira ejo tukazaba aribwo tuzakora icyo kirori? Naho Calvin ati ubu tuvugana ndi mu nzira, harabona iminota 30 gusa nkaba ngeze iwanyu, byuka ahubwo witegure vuba vuba nkugireho nsanga washoje kwitegura. Ubwo kandi ahita anakupa telefone kuko nta kindi gisubizo aba akeneye kivuye kuri Nicole. Nicole rero ahita abyuka nyine n'umujinya mwinshi, kwa kundi umuntu abyuka ari kwijugunya yumva yakwikubita harimo ku gikuta, aba afite umujinya utagira ingano, ariko nanone nta yandi mahitamo nyine aba afite. Uno musore aba amukoresha uko yumva byumva, uko abitekereza, nta gitekerezo cya Nicole na kimwe aba akeneye. Mu gitondo rero Burizi arabyuka agiye kujya ku kazi, maze akajya kureba Nicole ariko akamubura. Nicole nyine baba bavuye mu kirori, maze nyine bagahita bahitira kwa Calvin, niho aba yaraye. Burizi rero amara kwitegura maze akaza akabaza mama wa Nicole ati Nicole ko ntari kumureba, yaba yazindutse agenda? Naho rero mama wa Nicole atamubwira ati ibyo se birakureba? Burizi rero ahita amubwira ati mumbabarire, nuko rwose nabonaga ntari kumureba, reka nigendere njye ku kazi. Naho mama wa Nicole ati ntabwo rwose bindeba ibyo ugiye gukora. Ajya kugendera rero Burizi maze akongera agakata akagaruka, abwira rero mama wa Nicole ati rwose mubyeyi mwiza, ndakwinginze umbabarire, ndabyumva rwose ko kuba hano bikubangamiye kandi cyane ntabwo ubyifuza, ariko nanjye sinjye wabihisemo mu buzima, nahuye n'ibibazo rwose, niyo mpamvu ndi hano, ariko ndatekereza ko rwose mu gihe gito cyane nzaba maze kwegeranya amafaranga maze ngashaka ahantu hanjye ho kuba. Nanjye rwose ntabwo mbyishimiye kuba nababangamira,
kandi mumbabarire nanone ku kibazo icyo ari cyo cyose naba narateje muri uru rugo. Naho mama wa Nicole ati nizere ko rwose ibyo uvuze bizagira vuba cyane maze ukamvira aha ngaha. Burizi ahita rero asohoka maze akajya ku kazi. Burizi rero muri iki gitondo hari raporo nyine aba agomba gushyira Calvin. Aragenda rero agakomanga, Calvin aba ari nawe ufungura rwose, maze Burizi nyine akamuha raporo yose. Calvin aramubwira ati ni ukuri nishimira akazi kawe, ukora neza cyane, ibintu byose ubu bimeze neza. Burizi rero ajya kugenda, maze Calvin agahita amubwira ati nari nibagiwe, mubyara wawe yaraye hano, rero rwose wabanza ukamusuhuza. Calvin ahita ahamagara Nicole ati sheri ngwino usuhuze Burizi ari hano. Nicole rero ahita aza nyine, birumvikana ntabwo aba yifuzaga yuko Burizi amenya ko yaraye hano. Burizi aba akimubona maze rwose ukabona arijimye, ahita rero abaza Calvin ati none se mubyara wanjye nyine yaraye aha? Naho Calvin ati yego, ejo nyine numvaga mukumbuye maze nyine ndamuhamagara mu masaha y'ijoro kugira ngo tujyane mu kirori, yari ameze neza cyane, yari akeye. Ubwo rero twatashye byatinze, mama we nyine nawe uramuzi, maze nyine mpita mubwira ko agomba kurara hano akaza gutaha bukeye, gusa nyine ndamukunda cyane kandi nyine ni umukobwa mwiza. Ubwo rero nanone Calvin ahita ayongera akabwira Burizi ati gusa nyine ntugire ikibazo kuba rwose aba yaraye hano, humura ibyo byose nzabikemura, ninza gutanga inkwano nzanarenzaho rwose ay'inshuro nyine zose yandaje mbere y'uko dukora ubukwe. Ubwo kandi aba ari no kubivuga ari gusoma Nicole ku munwa, bigaragara ko rwose baba bakundana, kandi nyamara Nicole aba yarabwiye Burizi yuko uyu musore ari inshuti ye nyine bisanzwe, gusa nyine we amufata nk'aho bakundana ariko nta kintu kiri hagati yabo. Burizi rero muri aka kanya aba yababaye rwose, aba yijimye ko aba yabonye ko aba ngaba bombi nyine bakundana kandi ari ibintu biri siriyasi. Ahita rero abwira Calvin ati mumbabarire rwose reka ngende njye ku kazi, gusa agenda atishimye. Nicole rero nawe rwose ataha nyine ubona ibibazo byamubanye byinshi. Aragenda rero akabwira mama we ukuntu byagenze, maze mama we ati ariko narakubwiye rwose ntabwo ikinyoma nk'icyo wakibeshya abantu bahora babonana. Naho rero Nicole ati nari mbizi rwose ko ari uko ugiye kumbwira, ariko nyine uri mama wanjye ugomba kungira inama. Mama wa Nicole ati ariko wibuka ko nyine ndi mama wawe ariko wanze kumvira, nakugiriye inama urazanga, ubu rero rwose ntacyo mfite cyo kukubwira. Nicole ati ubuse nongera kubwira rwose Burizi ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe, urabona rwose ari bubyumve ko nta kintu duhuriyeho kirenze na Calvin. Naho rero mama wa Nicole ati nyine ubwo kereka n'aba ari igicucu nibwo bwonyine yabyemera, naho ubundi niba ari umuntu utekereza akurikije n'ibyo yabonye nawe nyine aramenya yuko uri kumubeshya. Mama kandi wa Nicole ahita amubwira ati ikindi kandi ntabwo rwose nifuza ko uzatakaza Calvin, urabizi ko ubuzima bwacu ari we bushingiyeho. Nicole ati ariko rwose mama nawe nuko rwose uba umukurikiyeho amafaranga, naho ubundi uriya musore nta kintu na kimwe cyiza rwose afite, uriya musore ni umunyamujinya, ni umunyamahane, kubera ko njye ntabwo nabana nawe. Mama ati ariko haba hari ikintu na kimwe kibi utigeze uvuga kuri Calvin, kubera iki ushaka kumvikanisha rwose ko ari shitani igenda, wowe se ubundi uri umutagatifu. Naho rero Nicole ati ndabizi nyine buri munsi ko ujya ku ruhande rwe, reka tubyihorere, n'ubundi ndabizi ko nyine ubwo ugiye kumuvugira. Burizi rero arataha, maze Nicole agahita amuhamagara mu cyumba ati ngwino nkubwire. Nicole arabwira Burizi ati rero rwose nagira ngo nyine nkubwire ibyo wabonye. Ni ukuvuga ngo
Calvin yarampamagaye maze rwose ambwira ko hari inama afitanye nyine n'abashoramari muri kampani ye, ko rwose ngomba kumuherekeza kugira ngo mufashe kubakonvenka. Ntabwo rero rwose nari kubyanga, naramuherekeje maze rwose turatinda, twatashye bitinze. Ntabwo rero rwose nari kubasha gutaha hano kandi amasaha yari yakuze. Naho rero Brizzy ati none se mugeze nyine mu rugo kwa Calvin byagenze bite? Nicole ati nta kirenze rwose, nagenda aryama mu cyumba cy'abashyitsi, mu gitondo burya waje nyine aribwo rwose ntibyuka. Brizzy rero aramubwira ati sawa nyine, ariko birumvikana nyine Brizzy hari akantu nyine aba asigaranye mu mutima. Umunsi wakurikiye rero nanone Nicole nyine ajya kureba Calvin, baba bicaye muri salo, Nicole yegamye mu gituza cya Calvin, maze Calvin akamubwira ati buriya rero rwose uzajya ufana ekipe mfana kubera ko bizajya biguha ibyishimo, ubundi iriya ekipe yanjye ihora rwose itsinda, ni ibyishimo gusa. Naho rero Nicole ati ariko njye sinkunda imipira, ahubwo numva twahindura shene maze tukirebera filime. Calvin ati hoya nta guhindura rwose, turakomeza turebe umupira. Ati ahubwo hari ikindi kintu nifuzaga kukubwira, nifuzaga nyine kugusaba ko wazimura ibintu byawe maze ukaza tukabana. Nicole ati kubera iki se ngomba kuza kubana nawe? Naho Calvin ati kubera ko nyine uri sheri wanjye, ikindi kandi dukeneye kubana hafi na hafi maze tukajya tumarana igihe kinini. Nanone kandi ukeneye nyine kunyiga ukamenya neza, ikindi ukiga kubahiriza amategeko yanjye, kuko rwose mbona aho rwose ugifite amanota makeya. Nicole ati hoya ntabwo byashoboka rwose, ntabwo nzaza kubana nawe. Calvin ati kubera iki se utagomba kuza kubana nanjye? Uzi ukuntu hari abakobwa benshi babyifuza, baramutse babonye ayo mahirwe rwose batayatesha agaciro. Nicole ati ariko njyewe nyine ntabwo nta bandi bakobwa, njyewe ndi Nicole, sinibaza rero impamvu mbwira iby'abandi bakobwa, njyewe rero ntabwo bishoboka rwose, ntabwo nzigera nza kubana nawe. Calvin atumva rero nkubwire, niba rwose ushaka ko maze kukwambika impeta, reka ejo mu gitondo tuzagende tujye muri bijuteri maze uhitemo impeta iyo ari yose ushaka, nzahita nyigura ndetse rwose nzahita nanayikwambikira aho ngaho muri bijuteri tuzayigura. Nicole atari ku kibazo ntabwo ari ukunyambika impeta, ikibazo nyine ni uko ntashaka kuza kubana nawe kandi gerageza ubyubahe. Calvin ararakara, umujinya ukamwica, ariko akagerageza kwihangana nubwo rwose biba bimukomereye. Nyuma y'iminsi mike rero Calvin aza iwabo wa Nicole, abaje kumureba, araza rero maze agakomanga, mama wa Nicole agafungura. Calvin ahita amubaza ati Nicole ari hehe ko atari kunyitaba kuri telefone? Naho rero mama wa Nicole ati ntawe uhari, yagiye gushaka akazi. Calvin ahita asara, noneho agahita atangira gusakuza, abavuga nabi byo rwose, ati nta soni ngo yagiye gushaka akazi, ariko ubundi uriya mukobwa yabuze iki kubera icyo adashaka kumva? Ibintu byose simbibakorera, iyi nzu ndayishyura, ibyo kurya ndabibaha, kubera icyo ashaka akazi? Arashaka akazi k'iki? Kubera icyo ansuzugura? Kubera iki atambwiye aho agiye kujya? Aratangira nyine agasomera mama wa Nicole, maze mama wa Nicole ati ariko se ntabwo ugeze umuvugisha mbere y'uko uza? Muhamagare rwose arakwitaba. Calvin ahita afata telefone akongera agahamagara Nicole. Kuri iyi nshuro rero Nicole ahita yitaba nyine telefone, maze akamubaza turi hehe? Nicole ati ntabwo ndi mu rugo. Calvin avuga nabi cyane ati ndabizi ko utari mu rugo, nyine ndashaka kumenya ahantu uri. Nicole ati nagiye gushaka akazi. Aratangira akamutukira kuri telefone ati ariko kubera iki rwose utaba ushaka kunyumva? Wagira ngo ntabwo warezwe, ariko ubundi mama wawe akumariye iki? Kuki atagutoza kunyubaha ngo agutoze kumpa icyubahiro nkwiriye? Ndavuze ngo mu minota 20 uba ugeze hano kandi uhita unsanga mu rugo uze kunsaba imbabazi? Ariko nyine babivuga nabi cyane. Mama wa Nicole waba yumiwe, yifashe ku munwa rwose. Amara kuva kuri telefone rero, maze mama wa Nicole atari ko suko koko kurakaye cyane, ubabajwe n'uko yagiye gushaka akazi cyangwa ubabajwe n'uko atakubwiye? Naho rero Calvin ati byose birambabaje, ni ukubera iki rwose mutaba mwambwiye? Agomba kumbwira ubundi igihe agiye kugendera n'igihe ari bugarukire, ndetse n'aho agiye ntabwo aba agomba kugenda ngo ajye ahantu ntazi.
kubera ukuntu aba ari kuvugana umujinya mwinshi cyane, aba ari kubira ibyunzwe, nyine aba ari kuvuga asakuza cyane. Ahita rero abwira mama wa Nicole ati ariko ubundi kubera iki mutakije klimatizeri ko n'ubundi byose ari njye mbyishyura, ibyaha byose ni ibyanjye. Mama wa Nicole rero aba ari kureba uyu musore maze rwose akabona yabaye igisimba neza neza. Ibintu rero Nicole yajyaga amubwira byerekeranye n'uyu musore yari atarabibona habe n'umunsi n'umwe. Uyu munsi nibwo aba abonye isura ya nyayo rwose ya Calvin. Ahita asohoka n'umujinya mwinshi ati akiza umugore rwose aze kunsaba imbabazi. Naho rero mama wa Nicole we asigara yifashe mu maso ati ndumiwe, uyu mugabo noneho we ni bwoko ki? Ndumiwe ni ubwa mbere mbonye umusore w'umunyamishiha ingana gutya. Mama wa Nicole rero asigara ari kwivugana ati mana yo mu ijuru ushimwe ko umukobwa wanjye rwose atarakora ubukwe n'uyu musore, naho ubundi rwose yari kuba ari mu mazi abira. Sinumva ukuntu umusore aba ashaka gukubita na nyirabukwe, ubwo noneho yakorera iki umukobwa wanjye baramutse ari bonyine mu nzu? Nyamara umwana wanjye yarambwiye sinamwumva. Ku rundi ruhande rero Burizi ashyira raporo Calvin maze agasanga yasaze neza neza, abakimukubita amaso ataranafata na raporo bamuzaniye, maze agahita atangira kumubwira ibyabaye ati sheri wanjye ibintu yankoze uyu munsi rwose umubyara wawe ntabwo ajya anyumva, nyamara tumaranye imyaka myinshi dukundana, ariko rwose sinzi impamvu uriya mukobwa adashaka kumva. Reba ko nagiye kumureba nkamubura, bakambwira ko yagiye gushaka akazi, nkavuga yuko naza agomba guhita aza kundeba maze akisobanura, ariko hashize amasaha ane yose ataraza. Naho rero Burizi aba yumiwe nyine, maze uyu musore agakomeza amubwira ati kandi rwose njye nabo turitegura kubana, sinumva rero ukuntu tuzabana uyu mukobwa akimeze gutya atarabasha kunyumva. Gusa bari kubivugana umujinya mwinshi, ari kuvuga amagambo nyine aremereye ukuntu. Burizi rero ahita amubwira ati rwose bosi mwihangane, gusa nyine ningera mu rugo rwose ndamuvugisha maze mubwire ko rwose agomba kuza kubareba akabasaba imbabazi. Calvin ati ugomba kubikora byanze bikunze, nizere ko kandi nawe iyi raporo unzaniye yuzuye, kubera ko ntabwo rwose ndi muri mudu yo kwihanganira amakosa. Burizi rero ahita ataha, ariko nanone agataha nyine yumiwe kubera ukuntu aba amenye ko noneho Nicole ndetse na Calvin bari kwitegura kubana. Burizi rero ataha ari kwibaza ati ariko rwose ubundi jyewe Nicole ntabwo aba ari kumbeshya, ukuntu aba ambwira nyine ngo ni inshuti isanzwe, nyamara uyu musore akavuga ko bitegura kubana. Ikindi kandi umunsi duherukana ukuntu yari ari kumusoma nkaho rwose bakundana, nyamara rwose ibintu ndimo nshobora kuba ntabyo nzi. Ku rundi ruhande rero Nicole arataha, maze rwose yaba akigera mu rugo mama we ati umva nkubwire numiwe noneho, ibyo nabonye rwose ntabwo bibaho. Mbega umusore w'umunyamahane, mbega umusore w'umunyamujinya, ni kuriya asanzwe ameze se? Ni kuriya musanzwe mubanye? Yaje rwose yansaranye, yarankubise neza neza, mbese yagusanga wowe kukwica neza neza. Nicole ati ariko se mama sinabikubwiye, ni kuriya ameze, ni kuriya arakara. Naho mama ati none se buriya koko yararakajwe nuko wagiye gushaka akazi? Nicole ati cyane, kubera ko arabizi neza yuko impamvu afite ari kubera amafaranga. Ndamutse rero mbonye akazi arabizi rwose ko ataba akinkontorora uko ashaka, niyo mpamvu nyine ataba yifuza ko mbona akazi, kugira ngo nyine akomeze anyoboze inkoni y'icyuma uko abyumva. Baba rero bakiri kuganira, maze Burizi akaba arakomanze. Arinjira rero ntabwo abazi ko nyine mama wa Nicole ari mu cyumba cya Nicole. Ashaka gusubira inyuma, maze mama wa Nicole agahita amubwira ati hoya rwose muhungu wanjye, injira ni karibu, ngwino mube muganira, nanjye nari mfite ibyo nari ngiye kwikorera. Aka kanya bari kumubwira neza cyane, ndetse rwose yamwakiranye urugwiro. Burizi rero arumirwa ukuntu uyu mubyeyi aba ari kumwakira neza cyane. Araza rero akicara iruhande rwa Nicole, maze nyine bagatangira kuganira. Naho rero mama wa Nicole we rwose aba yamaze kubona yuko umusore mwiza ku mukobwa we ari uyu nguyu, naho uriya nubwo abaha byose ariko rwose nta mutima wa kimuntu afite. Burizi rero ahita atangira abwira Nicole ati mfite inkuru ebyiri
ngomba kukubwira, gusa harimo inziza n'imbi. Ati ndahera ku yihe? Naho Nicole ati hera ku nziza. Burizi ati inkuru nziza rero ni uko burya rwose kuva nabona akazi kwa Calvin ntabwo nigeze ndekeraho kugenda ndepoza amadosiye yanjye mu bijyanye nyine n'ibyo nize. Ejo rero nagiye kumva numva kampani imwe muzo nadepojemo irampamagaye. Uyu munsi dore rwose banyoherereje ibaruwa nyine inyemerera gutangira akazi. Nicole arishima cyane maze agahobera uyu musore ati ndishimye rwose ku bwawe, ndanezerewe ni ukuri ko ibintu byose biri kugenda neza. Naho rero Burizi ati ntabwo ari ibyo gusa, aka kazi nyine bazampa inzu yo kubamo, baba imodoka yo kugendamo, ndetse rwose bazajya bampa n'ibindi bintu byinshi cyane by'inyongera bya buri kwezi. Ubu rwose ibintu byose bimeze neza. Nicole ati none se waba wasezeye kuri Calvin? Burizi ati hoya, nagombaga kubanza kugusangiza iyi nkuru nziza maze nyine ukabona kumpa igitekerezo cy'icyo gukora. Nicole rero ahita abaza Burizi ati hanyuma rero inkuru mbi yo ni iyihe? Burizi ahita amubwira ati inkuru mbi ni uko njye nawe tutakibashije rwose gukomezanya, kubera ko namenye ko byose wambeshyaga, ko rwose Calvin atari inshuti yawe isanzwe, ahubwo ari umukunzi wawe, ndetse rwose mwitegura no kubana. Ntabwo rero rwose wakundana n'abagabo babiri ngo bishoboke, kubera ko urashaka amafaranga ya Calvin ariko nanone ukanashaka nyine santima zanjye. Ntabwo rero byashoboka rwose. Ndabizi nyine urankunda ariko nanone na Calvin uramukeneye. Ubwo rero rwose njyewe ndashaka kwikuriramo akanjye karenge, ndetse rwose ngomba kuva muri iyi nzu bitarenze icyumweru kimwe kiri imbere. Nicole rero akomeza kumubwira ati hoya rwose urabizi nyine nta yandi mahitamo nari mfite, nta kundi nari kubigenza, kandi nyine narabikubwiye. Ariko Burizi ati hoya, ntabwo wambwiye byose kuko wambwiye ko ari inshuti yawe isanzwe. Ntabwo rero urumva ko rwose byashoboka. Ntabwo nshaka kandi kuzambabariza umutima. Burizi ati ndabizi rwose wangiriye neza cyane, ibintu wankoreye ni byinshi sinabona n'icyo mbikwitura, ariko nanone gukomezanya mu rukundo byo rwose ntabwo bishobotse. Ahita rero asohoka muri iki cyumba kandi rwose ababaye. Naho rero Nicole nawe asigara agahinda ari kose, aba yibaza nyine ibigiye gukurikira maze bikamuyobera, kuko ntabwo aba agikeneye Calvin, none aba abuze n'umukunzi we akunda ibihe byose. Kuri iyi nshuro rero noneho Nicole uburakari buhita buba bwinshi, maze agahita yambara vuba vuba agahita ajya kureba Calvin. Arafungura maze akinjira. Calvin rero akimubona ahita amubwira ati burya bwose uraje rwose, nari ngutegereje, nari mbizi ko rwose uzaza kundeba. Bigusabye iyi minsi yose kugira ngo utekereze ko wakoze ubugoryi. Nari mbizi kubera ko nyine ubayeho kubera jyewe, nari mbizi ko ugomba kuza kunsaba imbabazi. Naho rero Nicole uburakaye cyane ahita abwira Calvin ati mbakubwire, funga umunwa rwose, sinkeneye kumva imyanda isohoka mu kanwa kawe, kubera ko nta kintu kizima na kimwe uvuga. Nari nje kukubwira yuko ntagikeneye rwose ubufasha bwawe, ntagikeneye urukundo rwawe, nta kintu na kimwe kiguturutseho rwose ngikeneye. Ndashaka kurangizanya nawe maze ukaguma mu buzima bwawe, nanjye nkaguma mu bwanjye. Calvin rero ahita aseka cyane maze agakoma mu mashyi ati dore rwose umukobwa w'umwiyemezi. Ubwo se uratekereza wowe ndetse n'uriya mupfakazi ngo ni mama wawe muzabaho mute ntahari? Ko rwose mubayeho kubera jyewe, nimwe munkeneye, mumbuze rwose mwapfa, kubera ko murya kuko nahashye. Umuriro wo mu nzu wanyu ndawishyura, n'amazi ninjye nyishyura, buri kintu cyose kiri iwanyu ni jyewe mba nacyishyuye. Hanyuma rero uratekereza muzabaho mute? Nicole uba ubabaye cyane ahita amubwira ati nakakwifurije rwose kujya mu muriro cyangwa ikuzimu, ariko ubanza naho haba ari heza kuri wowe. Sinzi ikintu nakwifuriza mu by'ukuri ikibi kigukwiriye, gusa nyine icyambera cyiza ni ukutazongera kukubona mu maso yanjye. Reka rwose nigendere, kubera yuko ndumva nguhaze, ungeze ahantu mpaza ubwibone bwawe, mpaza ubwiyemezi bwawe, mpaza amagambo akuva mu kanwa, buri kimwe cyawe cyose ndagihaze. Ahita afungura rero maze agahita yisohokera, maze Calvin agahita asigara avuga ati cyakoze rwose urancekeje, ndabizi nta cyumweru kizashira utaje kunyinginga, ahubwo noneho uzaza ugendera ku mavi yawe.
Nicole rero arataha maze rwose yagera mu rugo amarira akaba menshi. Mama we aramubaza ati kubera iki rwose wemeye gutandukana na Calvin igihe cyose wari uzi yuko n'ubundi wamaze no gutandukana na Breezy? Ariko rero nanone inama nakugira mwana wanjye, ntabwo rwose ukwiye gutuma umukunzi wawe wa nyawe agucika, uwo wakunze n'umutima wawe wose. Nicole ahita amubwira ati rero rwose mama, niyo bose nababura nta kibazo, gusa ubyumve nari maze guhaga Calvin mu buryo bushoboka bwose, rero rwose nagombaga kumukura mu buzima bwanjye. Niyo Breezy atangarukira ariko nta kibazo, nibura nkaba mfite amahoro y'umutima. Haragenda rero hagashira iminsi rwose Nicole ubwihebe ari bwose. Umunsi umwe rero ajya kumva umuntu arakomanze, maze akajya kureba ku rugi, arafungura agahita asanga ni Breezy. Ahita amubaza ati wowe se kandi kuje hari ikintu waba waribagiriwe hano? Naho rero Breezy ati oya nta na kimwe rwose, ahubwo nari nje kukureba. Namenye amakuru meza y'uko watandukanye na Calvin. Nicole ati yego twaratandukanye, ariko nta muntu nigeze mbituma kubikubwira. Breezy ati ni Calvin ubwo wabinyibwiriye kubera ko agitekereza ko ndi mubyara wawe. Nagiyeyo rero maze byose arabimbwira. Nicole ati hanyuma se bikaba byagufasha iki? Ko rwose nawe nakurakariye cyane ukuntu wifashe, maze wabona ubuzima bwawe butangiye guhinduka ugahita ugenda rwose. Breezy ahita amubwira ati kuba naragiye mu by'ukuri hagiye umubiri gusa, ariko umutima wanjye wagumye aha kugenda kandi byari biri mu mipangu. Ni iki nyine nifuzaga yuko uva mu maboko ya Calvin, ndetse nifuzaga kuguha umwanya maze ukabitekerezaho neza, ukamenya ko rwose nutareba neza uzatakaza ibintu byinshi mu buzima bwawe. Nifuzaga ko kandi wongera ukagaruka ukaba wa mukobwa nyine utuje wari we kera, wa mukobwa w'umutima mwiza, wa mukobwa kandi udakurikira amafaranga. Nifuzaga gutekereza nyine maze ukareba kure kandi ukagira amahitamo. Urabizi nyine uru rukundo rw'ubuzima bwanjye, uri umukobwa umwe rukumbi nakunze kuri iyi si, ntabwo rero rwose nagusiga gutyo gusa. Urabizi ko nta wundi mukobwa n'umwe nigeze menyana nawe. Ubuzima bwose ndabayeho ngutegereje, ubu rero rwose ntabwo cyari cyo gihe cyo kugira ngo ngusige, ahubwo cyo gihe cyo kugira ngo nyine umbe iruhande ubuzima bwose. Nicole rero ahita abwira Breezy ati niba numvise neza urashaka ko njye nawe dusubirana? Naho rero Breezy nta kintu kimwe ashubije, ahita ashyira ivi hasi maze agakura impeta mu mufuka, ahita ayishyira imbere ya Nicole maze akamubwira ati ubu rero rwose ndifuza ko wampa umwanya wo kugira ngo nuzuze ibyo nagusezeraniye byose mbigukorere. Ndifuza kandi ko wanyemerera noneho kugukunda rwose nisanzuye, nkagukunda urukundo rwose rundimo. Nicole rero ahita abwira Breezy ati ndamutse se nkubwiye ko rwose nkeneye umwanya wo kubitekerezaho? Mama we rero ahita ava mu cyumba yihuta ati utekereza kuki Nicole? Uratekereza kuki? Vuga yego, nta byo gutekereza, nta mwanya wo gutekereza rwose ufite. Naho rero Nicole atari ku mama kubera iki rwose utandeka ngo mwiryeho, nagira ngo nyine mwiryeho gatoya, none rwose ntabwo umpaye umwanya. Naho mama wa Nicole atumva nta mwanya rwose naguha, uwo niwe musore w'ubuzima bwawe, ntukarangare rero. Nicole aseka cyane ahita abwira Breezy ati nyine ntabwo rwose navuga oya, ni yego cyane, ahubwo kubera ko nanjye ndagukunda kandi ndifuza kukuba iruhande ubuzima bwose. Bahita bahoberana rero maze Breezy akabwira Nicole ati ndagukunda kandi rwose ndagukunda cyane. Naho mama wabo ahita ababwira ati ahubwo reka njye kubategurira amafunguro maze nyine nze tubiserebure, gusa nyine felicitation kandi ndabifuriza ibyiza gusa. Nicole ati ndishimye cyane kandi ni ukuri nanjye ndagukunda cyane. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.